Ndi Papa Sava. Mwiza wanjye serukundo mahoro akubwiye kukwemera umwenyuro twenga kundo isi nijoro nindi kwegurira ntuzanjye Origino hajyaho ocha awe origino nyine amasaha origino hazakomeza ikindi natekereza nikira ububani
amatako arimbuza abahungu umwe w'iseko n'indoro oya mbona bakajyana neza shenete zizakenerwa yes utya ibyo bitenge ni ngombwa wakisi n'ibyo mu mutwe
Sava umva humura rwose pe humura ntuhangayike wikwistressa wikwitera stress ndabizi neza ko nzabigukorera neza umva uzanyurwa uzishima kandi nibirangira ndabizi neza ko uzishima uzananshimira Aina wowe humura ushyira umutima hamwe ndabizi neza ko nzabigukorera ariko se ni iki suranshakira iki kuri mama Sava ariko umeneye telefone wa mugore nkeka kubizi neza ko bibujijwe wawe arashakanye n'umuntu mutarashakanye kujya muri telefone ye atabiguhereye uburenganzira cyo kintu banze hanyuma si umukobwa azagushimira ibiki ariko se ndekera phone Papa Sava ndavuze ngo ndekera phone ndakumena urwo rutwe Papa Sava ngiye mbwira uwo mukobwa muri kuvugana umbwira ibyo azagukana mushimira iki mbwira uwo mukobwa muzabira kureba wowe umbuza kuvugana nabo nziranye nabo abo ziranye nabo Papa Sava ni izina ry'Imana Sava ndagukubita gitari 250 ahombe kubera uwo mutwe ndagukubita gitari dodora rirasongoye ndagukubitiye gitari ushakira iki kuri telefone aya ufite niba se mfitanye ngiye warumva umugabo ngiye ari kumbwira ngo nzamushimira ibyo azaba yankoreye genda uyizane twumva ibintu byose birimo none turebe kuri iryo jambo kandi abantu ba perezida murabe mureba abantu ba perezida urashaka telefone ndashaka telefone nyine urayishaka ndayishaka ngewe iyi telefone urayishaka ngiye ndayishaka ushaka kuyirebamo ndabishaka mama Sava ibirimo urabyirengera ingaruka zose zaba zibirimo urabyirengera ninshaka mfungwa ninshaka nsenye niyashaka habiki ngiye ndashaka kubireba nshaka kumenya ngewe umukobwa muvugana amagambo nk'ayo ngayo ni izina ry'Imana ndashaka kandi nintabireba ntago ngiye biri bugende neza uko biteye rahiruti ndagatwika kirizi ni izina ry'Imana ntago byarangira gutya ngiye ndashaka kumenya uwo mukobwa sone heregura atinyuka mama Sava vuga uti ngewe ndanatwite niba nwita indivemo Papa Sava nukuri kw'Imana niba ntwita indivemo nshaka kumenya umuntu muvugana ayo magambo ese kutayi ariko se have ariko kuba uri gukoshora gutya aya ni amafaranga ngaho uri gukoshora utya ibitoki wagira ngo ni ibyinyo bya tingatinga uraza ukoraho gutya uri gushurutura iyi ni imikingo uri guharura ese niba ntacyo wikeka kuki udashaka ko mbibona ngiye mbwira noneho sinya urumva ubisinyire kandi ubyemeze ko ingaruka z'ibintu biravamo hano urahita ubyakira genda byakira ndabyirengera zana urupapuro ngiye mbisinyire noneho mama Sava nusanga nta kibazo kirimo uzajya umpeka buri gitondo ngweka se nkurusha imbaraga yinemeza yuko nusanga ari ibintu bisanzwe naganiraga wiha igikomwana cyo kuvuga ese ko kiri kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe cyangwa se ko ntumvisha ibyo umukobwa arari nyine we byemeze nta nisoni ngewe mereze iyo voice note nyumve kuko ibyo ari kumva nabyumvisha nkeneye kumenya umuntu mwari muri kuvuga ndayikwimira ikibando nezere ko ibyo urahiye n'ibyo usinyiye ubyemeye nyine siko bimeze mereza nyine siko bimeze urashaka kukumva voice note yari irihe voice note yari irihe bye Papa Sava umva humura rwose pe humura ntuhangayike wikwistressa wikwitera stress ndabizi neza ko nzabigukorera neza umva uzanyurwa uzishima kandi nibirangira ndabizi neza ko uzishima uzananshimira Aina wikwihutisha shyira muri rimwe ngewe se wihutishije ko ari wowe ntazi ukuntu ukoresha iyi telefone yawe buretse nabibonye Papa Sava umva humura rwose pe humura ntuhangayike wikwistressa wikwitera stress ndabizi neza ko nzabigukorera neza ni ibiki se azabagukorera ni ibiki azagukorera ukanyurwa ndabizi neza ko uzishima uzananshimira Aina wowe humura ushyira umutima hamwe ndabizi neza ko nzabigukorera sawa bye ngewe nicyo nshaka ndashaka ko muzankorera ibintu kabisa ebana bya bintu nyine birenze ndashaka gutungura umugore wanjye kuri anniversaire ye dore nibwo bwa mbere nanjye ngiye kwigana abandi kuva ku birenge kugera ku mutwe ubwo ndavuga inkweto mvuga imyenda yo hasi iy'imbere hasi iy'imbere hejuru ibirenzeho isaha ari original noneho impeta original ibintu byose bizaba ari original kabisa
Ntimuzansebye kabisa. Pasavana nakira pe mukomeze gahunda zanyu. Mukomeze gahunda no hanyuma kuri se Imana. ubonye groupe yitwa ngo kise twaganira Ndabibonye Pati ya Masava. Pasavana ndabyemeye pe guma muri izo gahunda nta kibazo. Sibyo? Nta kibazo pe ntabwo njya kubigiraho ikibazo. Ako nawe wanyumva reba uwo mukobwa ukuntu ari kuvuga. Ariwe ntabwo wabyumva. Agura umugabo mwiza. Mukomeze nta kibazo pe nta kibazo ana yanjye kakari ukomeye umva nshuti basangira ngendo twari duhuriye kuri iyi groupe bagira ngo mbabwire ko nyine ubu ngubu kugeza ubu surprise ipfuye hari ibibazo bijemo ubwo mwihangane buri wese ahita refutinga iyi groupe hanyuma wenda kuri iriya tariki bwo tuzahura mbagurira agacupa noneho mbasobanurira ikibaye ariko ndifuza ko buri wese ahita ava ako papa sava uri kubwo nk'ubwo uri kumva ibintu uri kubwira abantu eregura yohereje niki ntabwo warahiye ukarahira gupfa ukarahira gukuramo inda ukarahira iki uranshaka wikese uranshaka none se ubwo yihagarikiye irahagaze nyine ubirapfuye nyine se yishwe n'iki se wimennye inda icyo kuze manani nshuti basangira ngendo twari duhuriye kuri iyi groupe bagira ngo mbabwire ko nyine ubu ngubu kugeza ubu surprise ipfuye ako papa sava ntuburetse umutima mubi no guhimana koko ubu surprise yishwe n'iki koko uzi ikintu kishe surprise ni uguhubukana umutima umeze nk'uw'imbwa idatekereza none se ubwo ariko papa sava nk'ubu wumvishe message ari umugabo uri kumbwira ngo azankorera ibintu ngo nishime ngo nzamuhemba we ntago wagira umutima uhagaze kuki utabaza se ngo ubanze usobanuze mbaze se wari erega uri umuntu ntago uri imbwa nturi inka ibintu byose urahutira aho ngaho kuki udatekereza ngo ubanze uvuge utuze wenda ninamara kurya umbwira uti papa sava ibintu numvishe biganisha kuki ariko uraza uhuruta umfatira telefone uzana gutya abo namamariza bayimuza amafaranga nzishyura ndi kuyamamaza ntabwo nayakubwiye amafaranga nzishyura none se ntabwo umuntu afuhira uwo akunda uzi reka bibe nk'ibisanzwe kuri aniveriseri yawe uzangubushera urye n'ibijumba basaba ni izina ry'Imana ko nagahimano kandi ntago ari byiza hanyuma se ubwo nibwo cyamuye ikibazo noneho jyana n'ibyo biryo ntabwo ndya none se wanze ibiryo kubera aniveriseri ako papa sava bundi uteye ute neye nyine uko banyinaje kandi uko nteye kurameza